Namubonye rimara namubonye namubonye dore ngubu namubonye no namubonye 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 wamubonye wamubonye kaga mfite imbaraga z'urutizi kwa dufite imbaraga z'urutizi kwa dufite imbaraga z'urutizi ngamubonye none tumukorera iki yewe nyirinka tumukorera iki umuntu wakwibye nese muga kuba mubonye ingayo ngenda ndamenya hiherereye gute turamwerekana uyu tumubona natangiye kubona ibimenyetso dore namubonye dore yange yawe dore yange udasiye namubonye ay rero mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya KB Empire. Uyu munsi rero turagarutse, ariko uyu munsi tugarutse twagiye gushaka amakuru mu baturage. Uyu muturage rero mubona imbere yacu yahuye n'ikibazo cyo kuba yakwibwa inka ye. Yarabyutse asanga inka ye yabuze, yarafite inka ebyiri, inka nini haka ndetse n'ikimasa. Ubwo yaje kubyuka asanga inka nini yagiye, ntiyamenya aho yagiye mu by'ukuri. Niyo mpamvu yaduhamagaye, yatwitabaje ngo tuze tumugereho turebe niba hari icyo twamufasha cyangwa se twamurangira n'uwamufasha muri rusange. Ni umuntu nyine w'umworozi, murabona ko afite n'andi matungo atandukanye. Reka tumuvugishe atubwire muri makeya ukuntu byagenze. Ibibazo nari mfite narabyutse hamagara uwo turi kuganira gusa. Nge narabyutse hari mu gitondo kuko nari mfite nk'ibiri, nari mfite inini ifite amezi, mfite n'ikimasa cyari gikurikiwe n'ayo mezi n'ubundi. Ubwo mbyutse mu gitondo nsanga inka nini ntayo, hasigayemo cya kimasa. Ngira ikibazo ndagishaka ndakibura, numva nabitabaza kugira ngo mumfashe mundebere niba wenda hari umuntu wabasha kukimbonera. Ni muri ubwo buryo ni gutyo byagenze. Wari usanzwe ufite inka ebyiri nk'uko wabitubwiye? Yego. None warabyutse usanga yabuze gusa, ntiwabonye wenda n'ibirenge? Urakeka ko yaba yaragiye, yaraciye iragenda cyangwa yaba yaribwe? Oya, mu bigaragara ntabwo yari kwikura mu kiraro, kandi kubera ko imvura yari yaguye nabonye aho ibirenge byagiye binyura. Gusa nuko nageze hepfo mu muhanda mbura icyerekezo, mbura abantu bamfasha kuyishaka. Ubwo niko kubitabaza gutya. Ya rero nyine nk'uko wari usanzwe tubona kuri YouTube dukoresha abandi bantu tubaduhamagara, tukagenda tukabafasha, tukabahuza n'abavuzi bashobora kubagarurira ibintu byabo byajyanywe. Yego. Tugiye kwifashisha umwe mu bo tubona bikora neza, tumuhamagare. Ubwo nitugira amahirwe ari buze kudufata, tumushakire tike aze adufashe. Ubwo nahagera rero tukagira amahirwe ari buze kudufasha. Ariko mbere na mbere waza ukatwereka ku kiraro uko byari bimeze, uko byari bimeze nyine, uko tukareba ku kiraro cy'iyo mucece. Turahabona rero ku kiraro cy'inka hano ni ahangaha. Dore nahabwo ni ukuvuga ngo iyo nka nini nabuze yari irimo hano. Uri kubona ko kino kimasa cyo cyabaga hano, iyo indi nayo yabaga hano. Ubwo narabyutse nsanga harafunguye, inka nini ntayo. Gusa kubera ko imvura yari yaguye nagiye mbona ibirenge ahantu yanyuze, narakurikiye gusa ndaheba. Nabahamagaye rero kugira ngo mumfashe niba uwo muntu mwamumbonera wamenyera aho iyo nka yanjye iherereye. Iyo nka ugereranyije yari ifite nk'agaciro kangahe? Ubundi kubera ko yari ifite amezi, nigeze kugira ikibazo nshatse kuyishyira ku isoko bampa 1,300,000. Ubu ngubu wabuze itungo rihagaze agaciro ka 1,000,000 ugereranyije nuko wari uheruka kuyishyira ku isoko igiciro baguherezaga. Ubu aho yarigereye kubera hashize igihe kirekire, aho yarigereye bari kumpa nk'imwe n'igice. Bari kuguhereza nk'imwe n'igice? Yego.
yego ubu rero tugiye guhamagara umwe mu bantu twumva neza ko ashobora kuba yadufasha, noneho turebe niba yaza akagufasha. Gusa nyine twizeye yuko wenda bishobora kuza gukunda. Reka turebe nimero ziwe tumuhamagare tumubaze. Murakoze cyane. Mama rero hari nimero nari mfite, ubwo tugiye kuzihamagara turebe niba yaza kugufasha. Andika 078 078 56 56 92 92 34 34 kabiri. Murakoze. Ngazihamagare. Urashyiraho mikoro kugira ngo urashyiraho mikoro kuri telefone aho ngaho hasi kugira ngo twumve ibyo muraba muri kuvugana. Halo? Halo? Mutsi? Impamvu mbahamagaye nagize ikibazo. Nari mfite nk'ebyiri, imwe yari ifite amezi indi ari ikimasa. Ikibazo naje kugira ngo nabyutse mu gitondo nsanga ya nka nini yari ifite amezi iri mu kiraro. Ubwo nayishakishije nayibuze, ariko kubera ko imvura yari yaguye nabonye ahantu ibirenge byagiye binyura. Ubwo nari nayishatse nayibuze, nari mbahamagaye rero kugira ngo niba hari ukuntu mwamfasha ngareba ko iyo nka yanjye mwamenyera ahantu iherereye. N'abaturanyi nyine niba bari babizi. Yego. Amuhamagara. Aramutse mudugu. Yego. Nyine ni kuri cya kibazo cy'inka yanjye ibibye. Hari abantu bari baje kunsura nendi kugira ngo nawe uhagere, wenda hari nicyo bakubaza cyangwa se wenda ukanabasobanurira. Yego. Niba uri hafi wahagera. Mu busanzwe inahangaha ikibazo cyo kwibwa amatungo ni ikibazo gihari cyane cyangwa ntago bikunze kuba? Ntabwo byari bikunze kubaho. Ikintu bakundaga kwibona nk'inkoko, ihene, nibwo bwa mbere muri aka gace dutuyemo bakwiba inka. Ubu ni ubwa mbere wowe wakwibwa inka? Yego. Ni andi matungo asanzwe yose abasanzwe bayiba barafatwa, ni ubuyobozi bubafata cyangwa nabwo hari abandi bantu bifashishwa kugira ngo babe bafatwa? Rimwe na rimwe hari abafatwa, cyane cyane nk'aba bari kwiba inkoko, hari nk'ukuntu bafatwa, hari uherutse kwiba ihene bamufata yijyanye, ariko niba nyir'ubwite bamwifatiye nta bantu biyambaje. Turumva ikibazo cy'ubujura n'ahangaha kirakabije rwose. Ni ikibazo rwose n'ahangaha cy'ubujura kireze rwose. Uwo niwe mudugudu? Umudugudu n'uyu nguyu. Uyu ni umuturanyi. Ni umuturanyi. Umuntu uza kumufasha ari hafi kuhagera. Ubwo twari tuguhamagaye ngo tukubaze muri rusange ikibazo cy'uyu muturage niba ukizi koko niba yaribwe. Uyu muturage igihe baza kumwiba inka yahise ampamagara. Twarahageze na ba mutekano, duhamagara na daso ku murenge, turaza dusanga inka bayitwaye, dukurikira ibirenge byayo, turayibura. Gusa niba hari uwo muntu wadufasha rwose, uyu mudugudu abajura barakabije, yaza akadufasha, hari nta n'uwazongera kwibwa, mwamudufashije cyane. Ese inka bamutwaye yatubwiye ko ari inka ihenze, nk'ubuyobozi nyine mwari muzi ko koko iyo nka asanzwe ayifite? Yari asanzwe afite inka twari dusanzwe tuzi ko ayifite, turatuje dusanga bayitwaye. Ni inka yari ifite amezi, yari inka nziza nini. Yego. Uwo muri kumwe nawe ni umuturage wo muri uyu mudugudu? Ni umuturage wo muri uyu mudugudu. Reka nawe tumubaze gatoya. Ese
inaha ngaha wowe nta matungo hafite woroye? ndayafite. Kwibwa se amatungo nawe byakubayeho cyangwa n'ubwa mbere ubibonye nanga? Ntabwo ari ubwa mbere, nanjye nari mfite ingoko baraza baraziba. Nk'abantu bahuye n'ikibazo cyo kwibwa rero mwifuza iki cyangwa se mwumva mwafashwa iki haramutse habonetse umuntu wo kujya abafasha mu buryo bworoshye? Ikintu twafashwa tubonye nk'umuntu wo kujya abitumenyera, nyine abantu batwibye byari ibintu byiza cyane. Ariko birahenda? Nta kibazo. Nta kibazo ariko abantu mukabafata. Ubwo rero nicyo kibazo twari turimo, twari tuje kurebera uyu muturanyi wanyu. Ubwo turategereje rero ko uwo muntu aza, namwe muraba muhari mubyirebere uko abigenza koko, niba iri buze kuboneka. Ubwo niza kuboneka namwe muzaba abagabo bo kubihamya ko nyine yayibonye yayishatse paka kugeza ibonetse. Byaba ari byiza pe, abajura baraturembeje muri uyu mudugudu. Murakoze cyane. Kano kanya rero twari dutegereje arahageze. Mubyeyi, uyu rero wa muntu twari dutegereje yahageze. Ubwo igisigaye nahe nyine kugira ngo atwereke, ariko reka tubanze tumubaze kuko ibi bintu birashoboka. Birashoboka cyane rwose. Wakundi tujye tubibona kuri YouTube koko ni ibintu bikunda, ugiye kubitwereka? Birashoboka, twabirazwe n'ababyeyi bacu, ntabwo tugiye kubyiga ubu ngubu. Birashoboka cyane. Ni igihe kinini abantu bari barashatse kubona ibi bintu biba live. Ngiye kubibereka rwose, ntacyo ntazabazanira abantu banjye. Abantu mwese mwakanze subscribe mumenye ko mugiye kubona ibintu bidasanzwe mutari mwarigeze mubona. Uyu mubyeyi arasabwa iki rero, arakora iki kugira ngo uyu mubyeyi icyo akora, aratwegereza ibasino y'amazi kugira ngo tumwereke ko kubyo agiye gukora ko ari ukuri, ko atari ibipapirano. Turangiza turajya tureba abantu bakoze ibyo bintu, turanabamwereka. muri ayo mazi turabamwereka. Muri ayo mazi mu mazi yari mwibase turamwereka. Mubyeyi, ibyo bintu uri kumva koko atari ibitangaza? Ni ibitangaza. Amazi turebe, amazi tubimwereke rwose. Ntabwo ari ubwa mbere, dufasha n'abandi nabo hakurya y'ibindi bihugu nabo tugeraganya. Nanjye n'umwe tugiye kureba. Amazi yayazanye arabigenza? Yayazanye. Ayo mazi nayigeze hino, tureba ko tubikora. Nayageze hino. Ka kaboko rero utemesha ku bwatsi ni kurakoresha n'ubundi. Ka kaboko rya tungo ryawe. Yego. Urayakaraba neza. Gutyo yabirangije. Urafata y'amazi rero umaze gukaraba, ushyiremo aka kantu kacu tugiye tugendana kugira ngo turebe. Gutyo rwose birahagije. Aka kantu aka niko twifashisha turi kugira ngo turebe ibyo bintu. Buriya biraza gukorana na hehe na ya mazi twamusabye kugira ngo agire. We arabirangije, igisigaye ni icyanjye. Kiho rero turasaba uyu mubyeyi wibye itungo rye kwaza hano akagira mwa kano kantu avuga yuko bashaka itungo rye rigaruka. Nicyo tumusaba. Aravuga ati nshaka itungo ryanjye rigaruka, arabivuga nka kabiri. Ntabwo babiteye cyane. Birabiteye ariko nyine uko ashaka itungo rye rigaruka, icyo ushaka kigomba gukorwa. Aravuga ati nshaka itungo ryanjye rigaruka. Nicyo nshaka nuko itungo ryanjye ndibona.
Ara-